tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu, inshuti bakunzi mubana natwe kuri channel yacu ariyo Kamere TV Show. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abagaciro kuri twebwe. Uyu munsi nkuko mubibona turi ahantu twagiye gusura umuntu waduhamagaye kugira ngo tugire byinshi tumenya kuri we, akaba ari bwo tugiye kuhareba turebe imibereho yiwe. Nkuko nabibabwiye, iyi channel icaho ibintu bigeranye n'imiti cyangwa se n'ubuvuzi ndetse no kuba twafasha umuntu muri rusange bitewe n'uburwayi afite. Kandi mbashimira mwebwe mutwereka ko mudukunda ibyo twashyizeho mukagira icyo mwabikoraho. So aha rero tugiye kugera muri urwo rugo, niho ndi kwerekeza njya kureba uyu muntu niba ari umupapa ariko cyangwa se ari umukobwa ariko ni umukecuru. Ahangaha niho tugiye kugera tubereke ese bimeze bite, amatsiko mufite nanjye niyo mfite. Nta handi rero ndakeye ni kuri no muryango twakomanga bakadufasha bakaduha karibu, ubundi tukamenya byinshi byimbitse turi kumwe. Murakoze cyane. Twakomanze rero twinjiye mu nzu, baduhaye karibu. Mama uraho neza? Amakuru umeze neza? Turahura. Wagerageza ukongera ijwi kugira ngo abadukurikiye bakumve? Ndaho. Urakomeye? Ni buhoro kubera urwaye. Mwabibonye rero, ni wowe urwaye se? Njye urwaye. Ni we urwaye ufite ikibazo agiye kutugezaho, akatuganiriza imibereho ye cyangwa se ubwo burwayi afite. Ubundi namwe mudahwema kudukurikira mukagira icyo mwakora kugira ngo abashe kubaho yabaho neza. Mama uratangira wibwira abadukurikiye, ubabwira amazina yawe, ubabwira icyo ukora niba gihari, ubundi dukomeze. Bazubagira ngo dance. Bitwa? Bazubagira ngo dance. Uba hano wenyine? Mba hano njyenyine. Ufite umugabo se? Oya ntawe. Abana se? Ntabo. Okay, tangira rero tubwira ngo dance abayeho gute, ameze ate cyangwa arwaye ubuhe burwayi nk'uko waduhamagaye tubashe kugeza ku banyarwanda. Ndwaye asima, ndwaye umuvuduko, ibyo bintu byose biramubitaniyeho. N'umutwe ntabwo ujya nkira umutwe na rimwe rwose, igihe cyose umutwe wanjye uhora undya. Nkarwara imitsi ku buryo no guhaguruka binanira. Imitsi ikampinahina rwose no guhaguruka bikananira. Hanyuma ubwo burwayi bw'umuvuduko n'ubwa sima bumaranye igihe kingana iki? Bimaranye umwaka. Umwaka umwe? Nawe ni uwa kabiri. Imyaka ibiri? Ibyaziye rimwe se? Habanje kuza umuvuduko wa sima, yaje nyuma. Ubasha kwivuza se ukabona imiti? Hari igihe nyibona nyiguriye, hari igihe nyibura nkarema noneho cyane kuko mba nabuze ubushobozi bwo kwigura. Tubwire rero ukuntu ubayeho muri ubwo burwayi bwawe udafite umugabo. Muri ubwo burwayi bwanjye rwose mbayeho nabi, kuko hari n'igihe mbura n'ayo mafaranga yo kwivuza, nkabura n'ayo mafaranga yo kugura iyo miti, nkabura n'ububasha bungeza kwa muganga. Nabyo birashoboka. Nkarembera mu nzu, ariko Imana yashoboza nkabona ko njya kwa muganga. Ariko bitavuga yuko hari ukuntu mba mbayeho birebye, nta mibereho mba mbona mfite nanjye. Iyo ayo mafaranga se yabashije kuboneka uba wayabonye mu buhe buryo kugira ngo ujye kwivuza?
nta mafaranga mbona rwose, amafaranga mbona n'ayazi ko nk'ino nzu, iyi nzu ndimo ndayikodesha, nikodesha amafaranga 25,000. iyi nzu baratwereka ukuntu imeze, hanyuma wowe ukomeze utubwire se nimba uyishyura ibyo 25,000 uyakura hehe udakora, ufite ubwo burwayi se hari abandi baterankunga ufite runaka? nta baterankunga afite. Bigenda bite se kugira ngo mbone ayo mafaranga? Ni nk'ibi ngibi nakubwira ko nta bucuruzi mfite bufatika, ndi nk'umuzunguzayi, urumva nkazunguza agatebo nkabona ayo mafaranga, nta bundi bufasha mbona mfite. ayandi mafaranga mbona ni 7,000 bampa, nta yandi, nta bundi bushobozi bundi mfite. ibyo 7 ubibona ari ubuyobozi n'ubuyobozi nibo babayagura. Dushimira n'abo bayobozi b'uyu mudugudu kuko nabo bakora igikorwa gikomeye cyane, kuko leta yatugeneye abantu bakuru ariya mafaranga ya VUP. Mbese n'abana ugira bagufasha? Ntabo mfite rwose. Kumva abadukurikiye bagufasha iki? Ese bagufasha bwo kwivuza, bagufasha n'iki? Ni wowe sobanura ubufasha numva nshaka nubwo kumfasha nkaba nabona homba, nkaba nabona amafaranga yo kwivuza, nkaba nabona amafaranga yo kuntunga. ubundi tusubiye inyuma gatoya, waba warashatse nk'umugabo mugashitandukana cyangwa se akitaba Imana? Yarapfuye. Mwabana rwose nabyaye umwana apfa, nta wundi mwana nigeze mbyara. muri make ubufasha ukeneye nubwo kubona amafaranga nkivuza, ubundi nkaba nabona naho mba, ariko no kubona aho mba nabyo ndabikeneye. murumva ko bitoroshye kumva umukecuru ungana gutya adafite ahantu ho kuba no kubona yo kwishyura inzu bigoye. None kuki wagiye mu nzu ihenze? Ayo mafaranga 7,000 baguha aragufasha? gusa mu nzu ihenze ko hano bari batangiye kujya kuhasenya, gushaka gusenya, ntabwo mwigeze mubyumva se? Icyo gihe rero kubera ko ndi umuntu umwe, kujya muri iyo nzu ihenze cyane si ubushake n'umubabare. nkanjye nta mwana agira ntuma amazi, ariko noneho hano negereye amazi, ndayagura pe, ariko ndayegereye. Nta kindi cyatumye nigondereza kuba nabaho ngaho. Tubwira ubuhamya bw'agahinda bwo kubaho udafite umwana, udafite umugabo, utubwira ako gahinda, kubaho wenyine, kubaho udafite umuntu watuma. Ntawe mfite nyine, ntawe mfite, ariko urumva ko nta ruhare nabigizemo, si ubushake, nanjye simba nshaka kuba njyenyine, sibyo? nanjye ntabwo mbashaka kuba njyenyine, kuko sibyo nahisemo. Ihangane ukomere nubwo biba bitoroshye, ihangane, kuba wenyine ni intimba ikomeye cyane, ariko turahari nk'abana bawe, turahari nk'abavandimwe, turahari mu buryo bwose. Ugomba rero gukomera, ukumva ko utari wenyine, hari abandi bahari nkatwe. None nk'uko wavuze ngo inzu yishyurwa aya mafaranga, urishyura neza nta kibazo gihari? ni wowe na nyiri inzu bihagaze? ndimo amezi 3 ntabwo ndabona amafaranga yo kumwishyura, usibye ko anyihanganira. Hari aho yateganya se kuyabona?
hari ahantu uteganya kuba wabona nk'ayo mafaranga wayanyerera? ubona hehe ayabona hehe ntabwo uteganya kuba wayabona? hari rwose iyo nza kuba mpateganya telefone yanjye bayinyibye hashize amezi 2 umva narangije kubona indi ariko kubera ubushobozi ntafite ntayo ndabona urumva ariko nayo irakeneye kuko yafashaga mu bintu byose. inshuti bakunzi bacu rero murabibona no gusobanura ikibazo afite nabwo ni intambara kubera umubabaro cyane nk'abamama babyumva cyane kuko buriya umubyeyi niwe nkingi ya mwamba. Igihugu kigizwe natwe rubyiruko ndetse n'ababyeyi batwibarutse, ari nayo mpamvu nkunda kubabwira ngo tujye dushyigikira ababyeyi nk'aba ngaba badafite abana, tubabere abana, tubabere n'abavandimwe. So rero ikintu nasabaga nk'uko mwabyumvise, akeneye kuba yabona amafaranga yo kwishyura inzu, akeneye kubona yabona amafaranga yo kugura ibiribwa, akeneye kuba yabona amafaranga yo kwivuza. Ibyo byose ni ibintu mwebwe mudukurikiye mushobora kuba mwakora, hanyuma akabasha akabaho neza yishimye, nubwo bitakuzura 100% bitewe no kuba wenyine, nabyo ni iyindi ntimba. Hanyuma mukagira umusanzu namwe mutanga nk'uko mbibaziho mu bunyangamugayo. Namubaza akatubwira nimero ye ya telefone mu gihe ubwo bufasha bubonetse, uyu bumvishe biri ngombwa ko ugomba kumufasha, hanyuma akatubwira aho amafaranga twayashyira. So nimero ye rero ya telefone ni 078 71 12 57 0. Nayisubiramo ni 078 71 12 57 0. Gusa turaza no kuyishyira hasi kugira ngo urumva atariyo nomero yanjye kwiherwa na 70. murumva rero mwebwe mudukurikiye ko ari ikindi kibazo. Yego ni 70 nibyo singibi oya ni 70. So mwabyumvise rero, kandi ndabizi ko muri nyangamugayo, ndabizi ko mudukunda. Wowe udukurikiye kora subscribe niba ukigera kuri channel yacu, wiyandikishe kugira ngo ibiganiro tunyuzaho ujye ubasha kubibona ako kanya bitakugoye, kandi ntibibagirwe no gukora ku nzogera. So rero nabamubwira akagira kindi avuga niba gihari, hari nk'ibundi bintu ashaka kubwira abanyarwanda, ubundi byaba bitanahari tugasezera tukazakurikizaho ibyo butaha. byose nababwiye nimufasha muzaba mukoze. Mwabyumvise rero, nta kindi arashimira nimuramuka mubikoze, kandi ndabizi ko muzabikora. Ndabakunda cyane, njye mwabanaga ninjye Kamere Dalila. Turabakunda, Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ciao ciao.